Mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza abakunzi bacu mudahema kudukurikirana. Kuri uyu munsi rero mfite ibitekerezo bigera ku 100 by'umuntu wifuza kuba yatangira gukora business ijyanye na YouTube channel, nkamuha ibitekerezo bigera ku 100 byo kuba yakoraho kuri content zigiye zitandukanye bitewe n'aho yumva yisanga kurusha ahandi. Tujye gutangira duhere ku murongo mpaka ibyo bitekerezo 100 byose tubirebera hamwe muri rusange, turebe idea nakora kuri YouTube bitewe n'ibyo nshoboye kandi ikaba yabona abayikurikirana niyihe, yabona abakiriya. Ibyo tugiye kureba, icya mbere dufite kategori zigera mu 10, buri kategori irimo uduce tugera ku 10 n'ubundi. Kategori ya mbere ni ibijyanye no gukina n'ibintu by'ubuhanzi, gukora ibintu bijyanye n'ubuhanzi. Gukora ubuhanzi gute rero? Nituvuga ubuhanzi numve ko akunda umuhanzi ajya akaririmba cyangwa se no, cyongeye kuba bwana ibijyanye wabyita ubugeni n'ubuhanzi nyine uri make. Igitekerezo cya mbere, kwerekana uburyo bwo gusiga amarangi. Abantu benshi cyane hano hanze bifuza kumenya uko basiga amarangi. Rero uramutse ukoze business ijyanye no kwerekana uburyo basiga amarangi muri video zawe ugashyira kuri YouTube, wabona abakiriya bagukurikirana. Gukoresha uburyo butandukanye mu gushushanya, iyo ni idea ya kabiri, gukoresha uburyo butandukanye mu gushushanya. Hari abantu benshi cyane bafite impano hano hanze yo gushushanya, badafite uko bayibyaza umusaruro, badafite uko bayerekana. Rero nimba uyifite iyo mpano yo gushushanya ukaba wumva wayikoresha kuri YouTube, ushobora gutangira kujya painting zawe ugafata video uri kuzishushanya, then n'abandi bashaka kwagura ubumenyi bakaba baza kureba video zawe kugira barebe imishushanyirize yawe, nabo babe babasha gushushanya nk'uko ushushanya. Iyo ni business ya kabiri. Business ya gatatu, gutegura amarushanwa y'ubugeni n'inshuti gute rero? Niyo ngo ufite inshuti zawe nazo zikunda gushushanya ibintu nk'ibyo bijyanye no gushushanya, n'ubundi urumva n'ubuhanzi tukirimo. Rero uramutse ufasha abo bantu mukunda gushushanya, wenda ni inshuti zawe, ni inshyashya wungutse nabo usanganywe, ukaba wafata mugakora amarushanwa yo gushushanya, mukifata ariko video murimo murakora mu marushanwa yo gushushanya, mwaza mukajya muzishyira kuri YouTube, buri uko muyakoze mugashyira kuri YouTube. Ibyo bintu abantu benshi cyane babikunda, biruhura mu mutwe kubona ibintu competition nk'iyo ngiyo iri kuba. Hari benshi babikunda, babikurikirana nabyo bikaba byabona isoko. Idea ya kane, kugirana ibiganiro n'abahanzi baho utuye. Nituvuga abahanzi baho utuye, ni babahanzi n'undi bafite aho bahuriye n'ubugeni bwo gushushanya, mukagirana ibiganiro, ukabifata ibiganiro ukabitambutsa kuri YouTube channel yawe. Ubwo ibyo biganiro mwagiranye bagutanga inama mu gushushanya, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye nyine. Idea ya gatanu ikaba ari gutanga inama ku buryo watangiza ubugeni. Gutanga inama y'uburyo watangiza ubugeni bivuze ngo washushanyaga ukora amavideo ushushanya, ariko noneho ushaka kujya bitambutsamo nk'inama, ugira abantu inama z'uko bashushanya neza, z'uko bakora ibintu byabo neza. Icyo gihe uzakora video nziza kandi iryoshye uri gutanga ubwo butumwa, kandi zabona abakiriya, kuko ni benshi cyane bakeneye izo nama hano hanze, badafite inama zituruka ku bandi bantu bashushanya bafite iyo mpano yo gushushanya ngo nabo bagirwe inama. Burya umuntu ufite impano runaka, iyo abonye inama ziturutse ku wundi muntu bahuje impano, biramufasha cyane. Icya gatandatu, kwiga amategeko y'ubuhanzi n'ingaruka zabwo. Kwiga amategeko y'ubuhanzi n'ingaruka zabwo bivuze ngo ubuhanzi bujyanye no gushushanya bugira amategeko yabwo abugenga, bukagira n'ingaruka zabwo. Ingaruka akenshi zigomba kuba ari nziza, of course birumvikana. Iyo ushushanya ibintu kandi ugashushanya ibintu byiza ukoresha amategeko yabugenewe n'amatips agiye arimo mu gushushanya, ibyo ari byo byose ugira success. Rero gutanga inama n'ingaruka zabyo birafasha cyane. Idea ya karindwi, kwerekana inzira yawe yo kwihangira ubugeni. Ukerekana ati njya kwihangira ubugeni, ukajya utanga nyine ni nko wowe ubwawe byari bimeze kugira ngo utangire icyo gikorwa, inzira kuva utangiye kugeza aho ugeze ubu bimeze uti. Iyo ide nayo yaza muri ide abantu bakunda bagakurikirana. Idea ya 8, kuganira
ku kamaro k'ubuhanzi mu muryango. Ese ubuhanzi cyangwa se ubugeni, gushushanya nyine, ese bifite akahe kamaro mu muryango? Ukoze kuri iyo ide ugakoraho video, ni benshi cyane bayikunda, ni benshi bayikurikira kugira bamenye, babashe kuba bamenye ngo ubuhanzi cyangwa se gushushanya bifasha iki umuryango, bifitiye akahe kamaro umuryango. Ide ya 9, gutanga inama zo kuzamura ubushobozi bwawe mu buhanzi. N'ubundi urumva ni ukugomba gufasha abahanzi, abashushanyi n'abantu bashushanya, gukomeza kubafasha. Ide ya 10, gusesengura ibihangano by'ubugeni bizwi. Urugero, hari nk'igihangano tuzi cyitwa, hari nk'igishushanyo tuzi cyitwa Mona Lisa, hari n'ibindi byinshi cyane. Uramutse ukoze video urimo urabisesengura ubisobanura, hari benshi cyane batari no mu uwo mwuga w'ubuhanzi ariko bifuza kumenya icyo biba bibitsemo, kuko biriya bishushanyo bigira ibintu byinshi cyane biba bibyihishemo. Abantu babihanze bari bagambiriye guhishamo hariya, kwerekanamo hariya, byinshi cyane biba birimo. Ako ni agace ka mbere kajyanye n'ibijyanye n'ubuhanzi ariko buganisha mu bushushanyi. Agace ka kabiri dufitemo ubuzima bwo mu mutwe. Ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bwo mu mutwe tugiye kureba ide 10 zadufasha kuba twakoramo video. Urumva ni video 10 zishobora gukorwa biturutse ku iyi content y'ubuzima bwo mu mutwe. Ide ubwo ni ide ya 11. Ide ya 11, kuganira ku buryo bwo guhangana n'umunaniro. Yego, hari hano hanze abantu benshi cyane kubera kuba bize mu kazi bituma bagira umunaniro udasanzwe, umunaniro mwinshi cyane. Rero uwo munaniro umuntu aba afite, hari ukoze video imwereka utuntu ashobora gukora tukamugabanyiriza uwo munaniro. Ni benshi cyane babikurikirana kuko abantu benshi cyane hano hanze barananiwe, bafite iminaniro myinshi cyane, barananiwe pe. Rero ukoze video yerekana uburyo bashobora gukora utuntu turango bari mu rugo, batavuye mu rugo, twafasha kuruhura mu mutwe, icyo gihe uzabona abantu bakurikirana ubugeni bwawe, bakurikirana inama zawe, bakurikirana video yawe, bagukundire yuko bagira inama z'uburyo bajya baruhura mu mutwe. Twagiye kuri ide ya 12, gusangiza urugendo rwawe rw'ubuzima bwo mu mutwe. Ese wowe ugiye gukora iyo video, hari experience ufitemo yo kuba wenda waragize icyo kibazo, ukaba ugiye guhumuriza abandi bavuga ati ngiye byangendekeye gutya, ariko kubivamo nabwo byagenze gutya, ukaba gutya, ukamuconsultate, ukajya ugira abantu inama. Iyo ni ide ya 12. Ide ya 13, kwerekana uburyo bwo gushira ubwoba no kwitekerezaho. Abantu benshi cyane hano hanze bafite ubwoba bw'ibintu bigiye bitandukanye. Igihe umuntu wenda se hari ukuntu umuntu agira ubwoba bwo kuvugira mu ruhame cyangwa n'ikibazo gisanzwe, gusa umuntu yahaguruka ahantu hari abantu 10 ngo abe yatanga n'igitekerezo biramugora. Ukoze video rero ugira abantu inama y'uburyo bashobora kugira self confidence yo kuba bagira bakigiramo icyizere cyo kuba yahaguruka mu bantu benshi akavuga, najye ibindi akareba we ku giti cye akavuga, akishira agahinda. Icyo gihe uramutse ukoze iyo video yagira abantu benshi cyane bayikurikirana, kuko abantu benshi hano ku isi 99% batinya kuruvugira mu ruhame. So iyo video rero yafasha cyane, kandi nanone ukabigikana berekanamo uburyo ki bashobora gukoresha imbaraga zo kwitekerezaho mu buryo buri positive, mu buryo bububaka butari bubasenye. Igitekerezo cya 14, kugirana ibiganiro n'abahanga mu buvuzi bwo mu mutwe. Uramutse ukoze video uganira n'abantu baba psychologue, bari abantu baba bafite ubunararibonye mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bakaba batanga inama ku buzima bwo mu mutwe. Ibyo bintu niyo ni ide yakwikirwa n'abantu benshi cyane, kuko babonye mu expert mw'ibyo bintu urimo arabahugura, baha inama ku buzima bwo mu mutwe, uko bakitwara umunsi ku munsi. Ide ya 15, kuganira ku ngaruka za social media ku buzima bwo mu mutwe. Buriya social media twirwa nubwo tuzikunda cyane by'umwihariko ku rubyiruko, ariko zigira ingaruka zitandukanye kandi nyinshi. Uramutse rero ukoze video yawe ukayikora neza, iteguye neza, yerekana ingaruka za zino social media twirirwaho ku buzima bwo mu mutwe, iyo
video yabona abakiriya benshi bayikurikirana, kuko hari benshi bakeneye kumenya batazi ko izi social media zifite ingaruka kandi mbi ku buzima bwo mu mutwe. Ide ya 16, gutanga inama ku bijyanye no kwita ku buzima bwawe. Buriya abantu benshi cyane hano hanze tuzi kwita ku buzima bwacu ko ntabwo tubizi. Umuntu arabyuka mu gitondo akakaraba agahita ajya mu kazi, nimugoroba agataha bamwe barakaraba bakakuraho icyunzwe cy'umunsi wose kugira ngo anakonje abashe gusinzira neza, abandi babyita akavuga ati ngiye nkaraba mu gitondo mvuye mu rugo ngiye. Icyo gihe rero uramutse ukoze video yerekana uburyo ki gukaraba inshuro runaka ku munsi bifite ingaruka nziza ku buzima bw'umuntu, icyo gihe waba ukoze video ikenewe n'abantu benshi cyane hano hanze, kuko benshi ntabwo bajya babyitaho. Ugasaba umuntu nijoro arara adasinziriye neza, atazi impamvu, atazi ikibitera, kumbe ku umunaniro yazanye, icyunzwe cyampumiyeho iki, agahita aryama bigatuma adasinzira neza, akavuga ati ndoga mu gitondo. Ikindi ukuntu butazi ngo nimugoroba boga amazi akonje, boga amazi ashyushye, boga amazi y'akazuyazi, se mu gitondo boga akonje ashyushye y'akazuyazi. Ukoze video yerekana ibyo bintu, waba ukoze video nziza cyane ikenewe n'abantu benshi cyane aha hanze, ishobora kubona abakiriya kandi benshi. Kwerekana ide ya 17, kwerekana amoko atandukanye ya therapy. Buriya therapy igira amoko menshi atandukanye, n'ubwoko bwa siporo n'ubundi. Nk'ubu wabikira mu bwoko bwa siporo, ni therapy ifasha umuntu n'ubundi ifasha ubuzima bw'umuntu muri rusange, niyo mpamvu ifatwa nka siporo therapy. So rero uramutse ukoze video yerekana ubwoko butandukanye bwa therapy yabona abakiriya, kuko nyine hano hanze abantu bakeneye kugira ubuzima bwabo bwiza, ko abantu bariyibagiwe, abantu ntabwo bakiyibuka. Igitekerezo cya 18, kwerekana aho ugeze mu kuzamura ubuzima bwo mu mutwe. Buriya uramutse utanze experience nk'uko nayivuze, uramutse ufite nawe waranyuze mu ibyo bintu byo kuba ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, ariko nyuma ukaza kubivamo ukabitsinda, warenze nyuma ugatanga experience y'uko byagenze ubwo buzima bwawe bwo mu mutwe, aho ugeze noneho, aho bigeze. Ushobora kuba warakize burundu, ushobora no kuba utaranakira, aho ugakora video uvuga ati ngiye noneho aho bigeze kuri urwego, byatangiye bimeze uko, nyuma bigenda uko, ariko ubu bigeze ku rwego. Iyo ide ya 18 yabona abakiriya kandi benshi. Ide ya 19, kuganira ku kamaro k'ubuzima bwo mu mutwe mu mubano. Buriya umuntu ufite ubuzima bwo mu mutwe butameze neza, budahagaze neza, ni handi ushobora kuvugisha umuntu ukabona aragushihuye, nta kintu mwapfuye na kimwe. Wamuvugisha ikintu kumva ahise gutuka nk'ikintu, kubona nawe biranamutunga, ibintu akoze biramucanze, ntazi ibyo ari byo. Icyo ni ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe butameze neza, kandi hano hanze murabizi abantu basigaye bafite imishiha, bagira ibiki, ugasanga umuntu nta kimeze neza, ntagitekereza neza uko bikwiye 100%. Cyane ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Rero ukoze video y'uburyo ki uwo muntu wamufashamo, icyo gihe uzabona abakiriya. Ide ya 20, gutanga ibikoresho byagufasha mu rugendo rwo gukira mu mutwe. Buriya uramutse niyo utabiha umuntu igikoresho kuko murangira ati igikoresho iki cyagufasha ku buzima bwawe bwo mu mutwe kugira ngo wivure, wagisanga aha naha, wakigura ukuntu amafaranga ya nayo, icyo gihe uzabona abakiriya baza bagana iduka ryawe cyangwa se boutique yawe, ukoze birumvikana. Iyi yari ide ya 20. Ubutaha tuzagaruka tuvuga kuri ide zindi zikurikirana, nabwo ko icyiciro kirimo ide 100, izi 20 bimaze kubabwira. Ku butaha tuzavuga ku kijyanye n'ubucuruzi n'ubufatanye, naho ako gace tukavuga ide 10 zirimo, dukomeze no ku zindi ide zigiye zitandukanye. So rero ni ku muntu ushaka gukora business ya YouTube channel, ni karibu cyane. Hari ide nyinshi, mfite ide zirenga 1000 zo kuzababwiraho. Wowe ibuke gukanda subscribe, utange comment yawe na share. Ubutaha rwose hazaze n'indi video ihite kugeraho byihuse cyane, bidace hirya no hino. Izi ni ide 20 bagejeje. Ubutaha ubwo urumva ni izindi zishobora no kuzarenga izo ngizo. So mukomeze mugire ibihe byiza. Ide zirenga 1000 zitazagucika, ntabwo uzaburamo izawe zo gukora video kandi zikagira akamaro. YouTube channel ni business hano hanze ikorwa nziza, yunguka, ifite byinshi cyane wayikuraho, ishobora guhindura ubuzima, ikaguhindura amateka, ikakugeza kure. Mukomeze mugire ibihe byiza, nawe ubutaha ntiwibagirwe gukanda subscribe, comment na share.